urareba ukabona ndakabiye kakandi baceza mu muhanda ndakubwiye ngo musohore nutamusohora turabona ariko digidi ni muri abo pasava ko mumviriye indimwe nk'umuryango w'abibumbye icyo nzi cyo nuko nanjye niyizi bibanga Bongeye kwirwa bakunzi ba Fox TV show nkuko mubizi rero ikiganiro cyacu ni show gusa twagiye tubona amakomenti yanyu menshi cyane mudusaba ko twabatumira umutumirwa mwakunze muri benshi cyane ubusabe bwanyu bwarakiriwe ni mw'ubwo rwego rero twatumiye Esther afite amazina menshi mwitukushaka bitewe na filime umuzimo rero twabazanye Esther gusa mbere yuko muri kaze muri iki kiganiro cya Star Vibes reka mbanze bamenyesha ahantu twicaye ahantu heza cyane hari view nziza ni ahantu heza bafite amacumbi meza yo kuruhukiramo ni ahantu heza ufite umukundo ushobora gusohokana bafite sale y'inama bafite sale nziza y'ubukwe ubusitani bwiza bwo kwifotorezamo hari amafunguro menshi meza kandi atandukanye ateguranwe n'ubuhanga bwiza cyane hari mucoma ufite ubuhanga n'uburambe mu kotsa akarusho kandi ku bantu bakunda igisope ntago babibagiwe hari igisope cyiza hari sauna massage abantu bakunda sauna massage namwe mwashyizwe igorora nta handi ni kuri Classic Hotel iherereye Kicukiro Sonatube nabasaba kunyarukira Classic Hotel mukihera ijisho ni ahantu heza cyane heza ho kuruhukira gera Classic Hotel baguhe serivisi nziza njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Rosette Roxy nkaba nshaka ikaze umutumirwa wacu urakaza neza Esther murakoze cyane kusa neza se merci urasa neza n'ukuri murakoze cyane tujya tukubona muri filime wicupije wigize utari ku bungu buragaragara neza murakoze nakazi uri mu kazi hari akazi kaba kagusaba kuba wambaye neza hari n'akaba kagusaba kuba ugendanye n'akazi urimo yego tugwaye ikaze mu kiganiro cya Star Vibes ndabashimiye watangira utubwira amazina yawe tubwira n'uburiwe amazina yanjye nitwa Ezra Kadi mu mazina y'ababyeyi nyine nkabanzwi cyane ku izina bita Esther wo muri Seburikoko na Nyiragitariro wo muri Papa Sava Esther ngiye nkunda kukwita Nyiragitariro yego rero abakunzi bacu basabye ko tubazanira Nyiragitariro kubera ubuhanga afite mu gukina filime ni mw'ubwo rwego rero twagutumiye kugira ngo uzuganize abadukurikiye hari benshi bakubona muri filime ariko batazi ubuzima bwawe hari n'abatari bazi amazina yawe muri rusange se uretse filime ukora iki mu buzima busanzwe ndi umuhinzi bitarenze ngo mvuge ngo ndi umuhinzi mworozi kuko umuhinzi mworozi nuba yarabigize umwuga ariko ubwo nanjye nakwitwa umuhinzi uhinga ibyo byo kurya udasagurira amasoko hanyuma nkaba ndi n'umworozi utoroye inka nyinshi ariko ufite inka y'umukamo inkamata yego ni byiza cyane kuko abantu benshi kumva wewe uri umusitari barakuzi hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda kumva rero ngo umusitari ni umuhinzi ni umworozi ni ibintu bitandukanye cyane tuba tuzi ko abasitari ari babandi bakora akazi koroshye ko gukina cyangwa se bakaba bafite amashopu runaka bahagarariye rero kuri wowe biratunguranye cyane nabirenze kubera ko ariwo murimo nakuriyemo nakuze iwacu nyine ari abahinzi banoroye ubwo nyine nanjye biba ngombwa ko numva niba naranyweye amata n'abana banjye batayabura norora inka y'umukamo
abana banjye bakabona amata, nkabona ifumbire wenda nateza n'izo mboga, kuko mu bigenewe cyane igikuru buriya tubona ko iyo umwana yafashe amafunguro ahagije agafata imboga n'imbuto, ibyo byose rero byabaga bikenewe ku muryango wanjye. Niyo mpamvu nari nkeneye iyo nka impe ifumbire, impe n'amata abana banjye banywe, none iyo fumbire nanjye nyihingishe dukeya twanjye two gutunga umuryango. Niyo mpamvu rero nabitakaza, naho nawe umusitari mbyibuka kuko n'ubundi mfite mu rugo imuhira aho mvuka naho ntuye nyine, ibyo byose biba bisabwa kuba bihari. Byiza cyane. Ufite abana bangahe? Abana 4, ngira umuhungu umwe n'abakobwa 3. Wow, kugaragara nk'inkumi se? Oya, ndakuze ndi umumama wabuze imbere. Byiza cyane. None nk'iyo abana bawe bakubona uri gukina filime bakubaza ngo iki, barabyishimira cyangwa? Bamaze kubyakira, bakundi nyine bibatari agashya kuri bo, barishima cyane. Nk'iyo bakurikiranye bakabona nk'iki kiganiro, urumva baravuga bati mama kuraje, komeza kabisa, turabona urimo ujya hiti, urimo ugera kure, nanjye nyine bikanshimisha. None nk'ababyeyi muri mu kigero kimwe nabo iyo babona urimo gukina filime hari aho ukina urakaye, bo bakubwira ngo iki? Nyine nabo urebye baranshyigikira, ariko bakansanga unyisanzuye akambaza karikesite, ubundi buriya buzima ubukora ute, ko tuzi kuri umumama uhorana ibyishimo, uhora usetsa, ni gute ufata uburakari bungana kuriya, wabikuye? Ndavuga nibwo buryo kimba nakenewemo, nk'imyenda umugore usetsa, uririmba nabwo nabishobora, ubyina nabishobora, ndi umugore urakaye nyine byose ndabishobora, biterwa n'uko banyandikiye iyo role. Byiza cyane. Rero tugiye kwinjira muri sinema. Nashaka kubaza, tubwire udushushanyirize ku munsi wa mbere ukina filime, wabyitwayemo ute, ko biba bigoye? Ni ibintu bigoye, ariko nyine burya ukunze arashobora. Iyo ikintu kigiyemo wumva ugishaka, ugikunze ukigeraho. Nyine byari ibintu bingoye ariko bitanduhije cyane. Urumva nari ndi umuntu ugabwe nyine, nzi kwakitinga, ngenda nkajya mu gukina amakinamico atandukanye, nari nzi gukinira mu ruhame, numva ntatinya, mfite kuva najya no mu nama yewe ndi wa mugore witabira ibirori, ndi wa mumama watowe mu nzego z'ibanze, nari nzi kuba najya imbere y'abantu nkavuga ijambo. Ntabwo byangoye, ariko ikintu cyabanje kungora ni imbere ya kamera. Urumva ntabwo nari nzi kujya imbere ya kamera ngo nyine byansabaga iki, imbaraga nakoreshaga. Urumva nazanye izo mu makinamico nzi kubita imbere ya kamera. Handi bambwiye bati Esther urakina ukubita umugabo wawe, nyine namukubise bya seriye, handi nafashe igiti barabamwishe. Urumva ngenda menyera rero ko gukina filime atari imbaraga zikabije, gusa ari ikintu ukora buhoro kandi neza, abantu bakagikunda. Ntabwo byanduhije rero ngo bindenge ngo vuge ngo ndagira ubwoba, kuko nari nsanzwe nyine nzi kujya imbere y'abantu nkakina. None muri sinema umazemo igihe kingana gute? Muri sinema mu rwego rwa filime mazemo imyaka 7. Imyaka 7 yose? Ariko mu makinamico mazemo imyaka 12. Ujya ukina n'amakinamico se? N'amakinamico yo mu ruhame njya nkina. Ni nkahe wakinye? Akiniye urunana igihe kirekire. Hari izina se baba bakuziho mu runana? Urumva imikino yo mu ruhame ni message zitandukanye. Niba ngiye muri message ya minisate, ndi buvuge ku bigendanye n'ubuzima, bashobora kunyinisha ndi Mukamana. Noneho baba bari bunyinishe mu buryo bw'uburinganire cyangwa bwo kuboneza urubyaro, urumva nkakina wenda nitwa Musabyimana. Ni amazina batandukanye, amazina ariya y'abakinnyi b'urunana bakina muri radiophonique, ntabwo ndi Kankwanzi, sindi Rushombe, sindi Makurata, urumva ni amazina yabo. Nanjye rero mu buryo bw'imikino yo mu ruhame dukinira abaturage baba bafite amazina ubwabo bagennye ko nyinisha. Noneho mu kwipresenta bakunda abakinnyi barangiza bakavuga basoza bakavuga bati ni mubibwire, bavuga ni nanjye
ndi umwe mu bakinnyi bafatanya n'urunana, nitwa amazina ya Naya, nkivuga amazina yanjye ko nitwa Beza Leokadi, ariko nakinnye hariya nitwa Musabyimana. Nubwo buryo kinanye n'urunana. Ntago twari tuzi ko wakinye n'amakinamico, twe tukubona mu mafilme, ntago twari tuzi ko wakinye n'amakinamico. Mwabyumvishe rero abakunzi bacu ko yakinye n'amakinamico. None se ubundi mu busanzwe uba hehe? Jewe mba mu majyaruguru, ahantu bita Igicumbi, mu karere ka Gicumbi. Niho mu murenge wa Rukomo, niho mvuka, niho nubatse, niho ntuye. Ubwo uva Igicumbi ukaza gukinira inaha? Nyine muri urwo rwego rwo kuba umusitari, urumva namaje kumenyekana mu mafilime menshi, igihe gitoya nicyo mba ndi kwivuka. Ariko igihe kinini kubera aricyo nkore, aho nkorera niho mba cyane. Ubundi mba mu mujyi wa Kigali, ariko nyine igihe nkeneye gusanga umuryango nkazamuka Igicumbi. Hano rero mfite ibibazo byinshi cyane bijya nko mu mapaje 5, ni byinshi urabyumva. Abakunzi bagiye badusaba ko twababariza. Rero hano nateguye udupapuro, urahitamo kamwe ukarebe, umbwire paje iriho, ubundi mubaze ibibazo byerekeye iyo paje. Ugapapuro utubwire paje nimero 2. Paje nimero 2. Twagiye kuri paje nimero 2. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni iki cyakugoye ukinjira muri kariyeri yawe ya sinema? Ikintu cyangoye ni abaturage, cyangwa ni ahantu naturukaga navukaga. Urumva kumva nka Esther w'imyaka nari ngezemo, ngewe nje mu mujyi wa Kigali batazi ko nzamwe n'akazi gasanzwe, ni wenda mama imitation yo kuba nigishaga, nkaba nagiye kwigisha, bakaba batanzi mu rwego rw'imirimo y'akazi, bo bumva nje gukina filime, kandi bazi ko filime yakinaga ibihangange, abantu b'abasitari bazwi bamenyekanye, ntabwo baketse ko ari wo murimo nzanye. Ubwo baravuga bati buriya kurera abana biramunaniye, agiye kuba indaya, agiye gucakara, urumva nibwo buzima bumujyanye. Nagowe rero no kumva ayo majwi yansatiraga, rimwe na rimwe akagera ku bana, ariko abana kubera ko bari barize, urumva bazi ubwenge, baravuga bati mama kuraje vuga, icyo nzi cyo nuko bizarangira. Ikintu cyangoye rero ni kimwe muri ibyo, nagowe n'amajwi menshi yanyicacanagaho, amvuga nabi. Birumvikana rege iyo umuntu atangira ntabura ibintu bimuca intege, ariko nawe wabimye amatwi kubera ko hari icyo wari uzi ushaka kugeraho. Twagiye n'ikibazo cya 2. Hari filime ukina, nako ngakuri bifata, hari filime ukina uri umurakari, nabyita nka The Band mu mvugo z'agasobanuro, izindi ugakina woroheje utuje. Ni iyihe role ukina ikoroheye cyane muri izi ebyiri? Aho ukina uri umurakare cyangwa se ugakina utuje, ni iyihe role ikorohera? Inyorohera niyo gukina ndi umushizi w'isoni ntuka. Shyira muri mudu, shyira muri mudu, mbese niyo numva inyoroheye pe, kuko niyo guca bugufi ndayishobora, ariko iza ku mwanya wa mbere niyo gukina n'umugore ushinze, mbese wishinze, ushira isoni, udashobora gusuzugurika. Hahandi wenda niba bisatira ubuzima bwanjye nabayemo, ni wa mumama wirwanyeho, nifasha abana, niyubakira inzu, ubuzima bwose mukora ngenyine. Rero meze nk'igishegabo, kera mu cyaro babyita igishegabo. Bwa buzima numva nihagararaho, bwa buzima naterwaga ninjoro, numva ntari bubwire umugabo ngo sohoka umfashe, nkasohokana inkoni cyangwa icyo mfite cyose, ariko ngiye kwirwanaho. Rero buri gihe ubwo buzima mbukoresha no mu buzima busanzwe, nkumva nta mugabo wasuzugura. Asuzugura ati we Nyiragitariro nta wicare hari, umva nanjye ndiha intebe. Nyiragitariro ntugire ijambo ntuvuge, oya umva ndi buhangane nawe. Nose ubwo abantu ntibituma abantu bagutinya, bavuga ati koko uramugure ni igishegabo no mu buzima busanzwe? Naga abantu bantinya, kuko urumva abantu bamaje gusobanukirwa, bamaje kumenya ikintu, ntabwo filime ari bwa buzima bwacu tubamo. Bazi ko filime ari inyigisho,
mbese tutabikora nko mu buzima bwacu bwa buri munsi hahandi rimwe na rimwe n'abantu baba banzi cyangwa ahangaha twahamenyekaniye twahakuye inshuti tuhakura abavandimwe hahandi umuntu ashobora kumpamagara mu ijwi ryanjye rituje akumva nditari ati se ni Nyiragitare ndi kuvugishije ati ko numva utantutse nyine bamaje kutumenyera bazi ko ari akazi nta birenze. Ni byiza. Impungenge wamara abo bantu bagufata uko utari nizeye impungenge nabamara rwose njyewe Esther cyangwa se Nyiragitariro ni naho nyina cyane rimwe na rimwe narasheze muri Nyiragitariro ndi wa mumama mwiza utuje wumvikana usabana ntabwo ndi umumama gica sindi n'umumama sinatukana sinzi bitutsi ni kwa kundi buriya nkina ikintu nandikiwe ntabwo njya mvuga ngo yego wenda nshobora kongera uburakari nkavuga n'iki kitari cyanditswe ariko mba nabikinnye muri ubwo buryo. Impungenge rero nabamara nuko ndi umugore utuje mwiza rwose utari inshinzi. Ni ukuvuga ngo niba ukina uri incege mu buzima busanzwe uri umuntu utuje umugwaneza umuntu watabaza akagutabara umuntu wakuba hafi rwose ntabwo biri ariko bindi. Wow, mwabyumvise rero abantu bibazaga cyase bafataga Nyiragitariro uko atari mwumvishe ko bitandukanye n'ibyo akina muri filime. Dukomoza ku buzima nigeze kumuvuga ngo ku buzima bwawe waba araciye mu buzima bugoye watubwira niba bitakugoye. Ntabwo bijya bingora ntibijya binanca kuko ibi biganiro bikurikirwa n'abantu benshi kandi mfite henshi nagiye ntanga ibi biganiro nanyuze mu buzima bugoye hahandi dufashe n'ikiganiro cyaba kirekire kereka babigeneye nk'umunsi wawe gerageza bakira mu mayange mu mucamake nuko ndi umwe mu bamama bahuye n'intambara zikomeye intambara zangoye mu buzima bwari buruhije hahandi ntari nzi ko nagera kuri uru rwego. Nabaye mu buzima bugoye rero bitewe n'iki no kubyara no kurera nkaba njyenyine umuryango urumva umugabo se w'abana babiri nari mbyaye yaramaje gupfa yitabye Imana rero mbyara abandi nyuma babiri ubwo buzima rero nabubayemo mbarira njyenyine nta n'ahantu nsize tansize mu nzu atansize ku isambu mbese kwibana njyenyine byaramvura kandi ndi gerageze gufata inshingano zakabaye z'ababyeyi babiri nkazifata ndi umwe kwita ku bana nkabajyana mu ishuri bakiga umwana urwaye nkamenya kumuvuza ndi umwe ibyo bintu byose mbikora njyenyine biramvuna hahandi none n'ababanaga mba mu mazu y'ikode abandi mu nzu nk'uyu munsi icyumweru ukwezi kwashira wenda ubwishyu ntabubona nyirinza akansohoramo avuga ati mu cyaro urumva sinabaga mu mujyi nabaga mu cyaro rero ubuzima bwo mu cyaro buba bugoye hahandi wenda mu mujyi tuvuge njya mbona imirimo abantu bo mu mujyi bakora batishoboye ashobora no kuza akagufurira uri umuntu wifite ukamuha amafaranga agaragara ariko mu cyaro byari uguhinga ugahingira amafaranga kandi ntabwo byari byakageze no ku giciro ubu ngubu kigezeho nk'umuhinzi wenda namuha 800 cyangwa se 1000 ariko icyo gihe twahingiraga amafaranga 300. Niyo mwahingiraga ayo mafaranga 300 ukibaza ikintu uri buyahahemo ukibaza ukuntu uzayambikamo abana bakarya neza bakambara bakiga ukagerekaho no kuyishuriza ntabwo byabaga bishoboka wenda wabaga bavuganaga na nyirinzu ukamubwira uti njyewe nzajya nemera kuguha imibyizi 3 mu kwezi urumva niyo nzu ntiyahendaga ntabwo yabaga yagusaba 5,000 uzabibona nenda yabaga yaraguciye 2,000 ariko no kubibona bikakugora urumva ubwo buzima bwo kuba njyenyine nkarera abana nkabitaho nkabakora kimwe cyose nkageraho ngeze bwarangora. Birumvikana cyane bwari ubuzima butoroshye ariko ubu ngubu urashima. Ndashima pe ndashima mu rwego rushoboka ndashima mu rwego buri wese ashobora no kumbona yaranze akavuga ati ukwiriye gutambutsa amashimwe ndashima hahandi no muri quartier ubwabo bashobora kuyitangira ngewe wenda umwana w'umuntu buri aragoye agera kure akanibagiza ibyo byose ko yabinyuzemo ntabwo mbyibagizwa ngo ndengwe ariko hari igihe numva bitaza mu isura yanjye ariko mbonye yaranze akaba ari gutambutsa amashimwe ati Imana ushimwe Esther ushimwe banabona urwego ngezeho n'urwo abana banjye bagezeho naho ndi naho magaze umva akaba aribo batambutse ishimwe ku Mana
gusa nanjye si uko nyibagirwa ndabizirikana ariko bo bandusha kubyumvamo cyane kubera benshi muri bo hari abagukirimo hari abakigufite hari ababurimo urumva bagashima bakabata Imana icyo nzi cyo nuko nanjye nzagera kure dore na Leo kadafite abageze yego nuko Imana ishimwe kuko hari aho yakuye Esther ikaba hari naho yamushyikije twisubire muri sinema ese kuri ubu ngubu sinema urwego igezeho waba uyikora nk'akazi urwego ngezeho nyine ni nk'umurimo uyikora nk'akazi mbikora nk'akazi kangaburira akantu nzi wumva kamfasha umuryango wanjye ni nk'akazi none se nuhe musaruro cyangwa se inyungu igaragara imaze kukugezaho sinema nakubwiye nti ubundi aho ibintu birivugira yego n'ibiganiro wenda nk'ikiganiro natangiriyeho nshobora kuba narakigezeho abankinkurikiranyeho n'abakurikirana iki ngiki ndiho bakavuga bati biratandukanye aho urwego rero ngezeho nuko ngeze kuri rwa rwego nyine nkubwira rushimishije ntashobora gutungurwa n'ikibazo ngo mbe uko nkikuramo kandi sinema ntabwo mvuga ko ari ubukungu cyane mfitiye ku mafaranga yampaye abavandimwe yampaye inshuti yampaye umuryango yego hahandi mvuga ngo njyewe nkoranye na Rosette aranzi nshobora guterwa n'ikibazo wenda kirenze uburemere bw'ubushobozi mfite ariko Rosette kwa kunda nzi naho ngeze akavuga ati reka nkigufasha urumva rero sinema yanzamuye mu bintu byinshi rwose yampaye umuvandimwe n'inshuti ibintu kwa yakubakiye umuryango ese ni izihe nzozi wifuza gukabya inzozi wifuza gukabya inzozi nifuza gukabya rero ni izo kugira ngo numve ngeze aho ngomba kugera ahantu heza hashimishije nanjye nshobora kwicara nkafasha umuntu nanjye nshobora kwicara nkavuga nti Esther mu bintu bya sinema ntabwo bigomba kunsaziraho ngo mvuge ngo ndashaje bibaye finale ahubwo nageraho nanjye nzamura abandi nkavuga nti hari icyo ngiye gushyira mu rubyiruko imbaraga hari icyo ngiye gushyira mu bamama imbaraga nk'umumama wo mu cyaro yiyumvisha ko urwego rwanjye ari rwa rundi rw'abantu bize babandi babasobanutse ariko nawe njyewe muri bantu numve ko hari abandi nanjye bankurikira numve ko mu cyaro navuyemo hari abandi bagore batera imbere bagera ikirenge mu cyanjye niho numva nzagera numva ko nanjye nzazamura umutegarugori mugenzi wanjye waho navuye nawe kuhava ni byiza cyane none se ubu ngubu uri umusitari abantu bose bagufata nk'umusitari kandi ko kuri nawe mu buzima busanzwe ni iki kikugora nk'umuntu w'umusitari ikintu kingora dukekwa muri rwa rwego rurenze bashobora kumbona umuntu yambona wenda akaba akandemereza mu rwego rwo hejuru akumva ndi wa musitari adashobora guhamagara ngo mwitabe akumva ndi wa musitari udashobora gusuhuzwa ngo mumwikirize urumva akumva ko ndi na wa musitari wenda ashobora kuncaho akavuga ati ko nifuza ngo twicara ahangaha tuganire birakunda banyishisha banyikeka ikindi kijya kingora mu rwego tugezemo ariko akaba atari rwo duhagazemo urabona wenda iterambere ryaraje hari igihe umuntu aba ari mu rwego rwo kugenda ahangaha mu muhanda wa kaburimbo ariko hari aho tugera tukagenda mu muhanda w'icyondo mu muhanda w'ivumbi ukabona wenda wantumiye nko mu kiganiro nta mwaye depurasoma mfite ndi utege cyangwa nimbura nuko nkugeraho njyewe nze n'amaguru ubone wa wundi warunzi nk'umusitari wenda urenze ambonye ivumbi ryangiyeho ambonye nahindanye tugeze muri rwa rwego wenda ushobora kugenda ukagera mu isoko ukagera ku bantu benshi bagushagaye ukumva wenda bagiye kugutesha igihe ko kundi bagushungereye bakagushungera bati umuntu twari tumuzi ibiki n'ibiki ukabona ya minota wagennye yaho wari kugerera si ugezemo abantu baragutindije ntabwo uciye mu ijambo icyo gihe ubigenza uti abantu baje bagushagaye batanga nyiragitariro ubigenza iyo ushyizemo ibintu birebire baravuga ngo ni umwirasi ni n'ababirasi abantu badashaka kuvuga n'ibiki byose uba ushaka kumva umuntu wese ukamufata mu mwanya ukamwakira mu mwanya
gusa icyo nshaka kuvuga ni iterambere ryageze ku bandi bantu bakina filime hahandi umuntu aba afite imodoka ye igenda, ikibazo si imodoka cyane niyo moto ayifite ariye, urumva afite uburyo ki agomba kugerera ahantu ku gihe cye, kuko buriya akunda ikaze imvura ihise. Niba ntegereje ko umuntu yari kumara ifuti, wowe wambwiye ngo uramara ifuti ukajya mu byawe, wa undi twagiranye gahunda ndi buyice. Cyangwa niba ntegereje umumotari runaka nankamamagara ati ndaje akajyana undi muntu, urumva biri mu mugori. Ariko wenda nkanjye nyina gitariro mfite moto yanjye nabwira untwara ngezayo vuba. Nubwo rwego rero ibintu biba bibangamira n'ibyishimo mu nzira yacu mu rugendo turimo, ariko mugerageza no kuba mwabikemura neza nta kibazo kivutse. Byiza cyane. Ese impano yawe yo gukina filime wayivumbuye ryari? Cyase hari umuntu wayikuvumburiye wabonye ko ushobora gukina seni n'iyi? Wayivumbuye ryari? Ninde wayivumbuye? Nyine ngewe ubundi hari igihe impano y'umuntu ayivukana akaba yifite ariko utayiyizimo bitewe n'uko ntacyo uri kuyikoresha. Yego. Urumva kera nari ndi umwana w'umukobwa ushyenga usetse cyane ko nari nzi nk'ubu urabona sikiributi ngewe no mu babosi banjye barabizi ko sikiributi ndi umuntu ukorana nayo cyane nayita ngo nyitakaze. Yego. Rero urumva na mbere, urumva nkiri umwana nari nzi gutega amatwi ikinamico yaciye kuri Radio Rwanda, nkayitega amatwi we ejo nkayisubiriramo umuntu, ariko ubwo naba ngiye kuri kera. Urumva abana bacaga imigani, abana bagasurana, hakaba hari uje akarara mu rugo akagucira umugani, ejo nawe usubiragamo uko wawuvuze wose. nkaba nzi gukurikira uwo mugani nkawufata neza nkawuvuga wose. Ubwo ngeze ku makinamico rero nayo nkaba nzi kuyisubiramo, nkaba nzi kuvuga ngo indirimbo yaririmbwa iki, nkayiririmba. Ubwo ibyo bintu byose rero ku ishuri nkagira amanota yo kuba nzi kuririmba neza, aririmba nkuzuza 5 kuri 5. Noneho bavuga kubyina nkaba nzi ko ndaza ku mwanya wa mbere, nkaba nzi kubyina. Urumva ibintu by'impano nari mbifite no kuva kera. Naje rero kubyisangamo nyine ntangiye gukorana. Urumva nakubwiye urunana, ariko ikintu cya mbere nabanje gukorana nacyo ni Museke we. Museke we nayo wayikinye ukuntu yagiye ifata abantu abakinnyi mu ntara. None abo bakinnyi bakajya bagira bati baratozwa, batoza mu gihe kingana wenda n'ukwezi. None ubwo natwe tukajya tujya gukinira abantu, habaye wenda n'umurenge wakoresheje nk'ikirori, hari umunsi mukuru w'intwari, hari ibyo bintu byose byaba bagatumira abantu, twebwe tukagenda tugakina akantu gatoya. Yego. Bakabona ni byiza. Ubwo kugira ngo rero tuze kuboneka mu runana, n'ubundi Bushombe yaje ku murenge aravuga ati mwampa abantu bafite impano bazi kuba bakina ikinamico. Urumva umurenge wahise ufata abandi bari bazwi nk'itsinda rya Museke we. Urumva rero niwe wadukoresheje ibizami, atubwira ibyo tugomba gukora, turabitsinda, adufata turi abantu nka 3. Dukomeza rero mu rwego twaje kugera no mu bakinnyi b'i Kigali. Ni mw'ubwo rwego wavumbuye impano yawe. None se iyo utari gukina filime, kuko ubuzima bwawe bwose ntago ari muri filime, iyo utari gukina filime, nyuma ya filime uri gukora kandi kazi ukora buri bugiye mu nyuma ya filime mba ndi hafi y'umuryango wanjye. Umva afite abana, hari abubatse, hari abakiga, hari n'abari mu kazi. Noneho rero urumva afite umuryango nkawugira no mu cyaro, haba hari abavandimwe banjye twose ibere rimwe cyangwa twavukanye babavukanye sinzi uko mujya mubyita. Wo ku muryango wanjye w'ababyeyi banjye, urumva abo bose mba mbonye umwanya wo kubegera nkabasura, nkagira nkiyegereza. Urumva abantu banjye bakera nabo ni abantu bo kwitabwaho, atari ukuvuga ngo nageze mu mujyi wa Kigali ngo ngiye kubicaho, ngiye umuntu urenze. Urumva afata icyo gihe cyo kujya gusura imiryango yanjye. Byiza cyane, imiryango ibikeneye kukubona ukababa hafi, ni byiza n'ukuri. None se ibintu bivugwa muri sinema ko abagore cyangwa se abakobwa bakwa ruswa y'igitsina, ubivugaho iki? Ni ukuri cyane ibihuha? Ngewe kubera ko ntawayinyatse niyo mpamvu ntabishinja, burya ikintu ukibera umugabo wo kugihamya igihe cyakubayeho. Nge nta muntu urabimbaza, niba ari ukubera ko nshaje nta muntu urabimbaza.
nanjye mbyumva nk'uko ibyo ubyumva ariko njye ntawe ndabona byabayeho cyangwa ngo nanjye mbone byambayeho. Yego. Ubwo rero ntabwo nakwinjira mu mwanya wabyo byanetse umwanya gusa kandi urumva ko ntubizi. ntabwo mbizi. Okay. Ni iki wifuza gukora nyine igihe urumva ntago uzarinda usaza ugikina filime birashoboka? Hari ikintu wawe wifuza kuzakora urangije kariyeri yawe ya filime? Nyine urumva ndayikunda mu rwego nyikunda mu pe nuko nzi ko hari imbaraga ugeramo zidacika zikaba nkeya urumva ariko numva uburyo igihe nzaba mbuze imbaraga zimfasha umurimo urumva nzaba nariteganirije akantu kansajisha nkagakora nkarimo wenda tuvuge ushobora kwinjira mu bucuruzi kavuga utu ubucuruzi byari byo byose imbaraga zirabuze ariko burya uko ucuruza ikintu siko kigira imbaraga zo kugikora nshobora kuba ninjiye mu bucuruzi nkashaka umuntu umufasha umukozi nzajya mpemba ibyo ari byo byose nteganya ko niteganiriza nkora ngenda nizigama ahandi imbaraga za filime zizaba zinaniye nzakoresha ubucuruzi. Kubwawe bawumva nurangiza kariyeri yawe irangiye yo gukina filime uzajya mu byo gucuruza natwe twitari kugufasha. Murakoze cyane. Yego. Niki abavuga ko sinema nyine nyarwanda cyangwa sinema muri rusange abantu bayijyamo ari ibirara cyangwa se sinema ubwawe yigisha uburara cyangwa se yigisha imico mibi ubivuga iki? Nicyo nabivugaho nuko kuba abantu bose bamaze kwisobanukira kandi ubundi kera namye numvishe nakuze numva bavuga ngo nta muryango utabura igitoki ni ukuvuga ko nta muryango utabura ikigoryi. Yego. Nta byera ngo de kandi nsubire inyuma gato kuvuga ngo filime n'ubundi mu buzima bwo hanze n'utari muri filime yabikirara makanye ko n'uwaba urimo atabacyo ariko kame ka muntu n'umutima we ntabwo rero bivuze yuko abantu bo muri sinema bose ari ibirara hari uwaboneka akabacyo ariko hari n'uwaba arimo ntabicyo. Ubwo muri make nyine harabibira harababibira ntabwo abishinga wo kubyemeza ngo mvuge ngo abantu ni ibirara hari uwaba arimo akaba aricyo ariko hari uwaba arimo ntabecyo kimwe nuko ubyara abana kabyara abana batanu hakabonekamo ingeso zitandukanye ni ukuvuga ngo rero ntabwo byabura hari uwaba aricyo ariko hari n'uwaba ari muzima. Tugana ku musozo none se twagusaba kuba nta kuntu wadukiniraho muri filime ukadukinaho nk'amasegonda 30 ukadukinira nyine kuri ababaye inshege ariko mbare ntabwo nkututse. Yego wadufasha ukadukiniraho. Murakoze ariko ndakubaza digidi ko nakubwiye ngo sohora umuntu uri muri ino nzu ngo asohoke murebe urareba ukabona ndakabiye kakandi baceza mu muhanda ndakubwiye ngo musohore nutamusohora turabona ariko digidi ni muri abo pasava ko mumviriyo indimwe nk'umuryango w'abibumbye icyo nzi cyo nuko nanjye niyizi bibanga. Wow. Ntabwo bazi ko umuntu ashobora kwikaruma neza akishakamo amahana akanayabona. Ni ukuri uri umugore ubimerita urabishoboye cyane cyane pe ufite impano mbese sinzi ko nabivuga. Rero nashaka tujya ku musozo niyihe nama wagira umwari cyangwa umutegarugori wifuza gukabya inzozi ze zo gukina filime? Murakoze inama nabagira nuko ushatse ashobora ikintu cyose ugikoze ugikunze ukigeraho. Ibyo rero nta gucika intege ngo umwari w'u Rwanda ngo ibiki n'ibiki buriya natwe turashoboye. Yego. Nibajye bamenya ko umutegarugori cyangwa umudamu nawe ashoboye nta mbaraga abagabo bakoresha tutakoresha. Ikintu cyose iyo ukigiye mu gikunze gusa ukigeraho niyo nama nababwira kuko nanjye narashatse ndashobora ngera ku ntego zanjye najyaga nifuza kuva kera kose nzigeraho. Nabo rero nababwira ngo courage nibatinyuke umwari w'u Rwanda nawe arashoboye. Urakoze cyane n'ukuri turagushimiye. Mwabyumvise rero abakunzi ba Nyiragitariro cyangwa se Esther mwite uko bishaka bitewe n'amafilime yagenda akina yatubwiye ibintu byinshi kandi byiza tutari tunamuziho. Ni iby'agaciro kumwakira kandi nizere ko namwe mwanyuzwe.
ikiganiro ni Star Vibes, ni ikiganiro gica kuri Fox TV show. Rero ubusabe bwanyu twarabwakiriye, twabazaniye umusitari mukunze cyane. Nayo mpamvu rero nabasaba gukomeza gukora subscribe kuri channel yanjye Fox TV show, ukora comment, ugira idunenga cyangwa ushima, like na share. Ngiye wakibagezagaho ni Rosette Roxy. Murakoze cyane naho ubutaha.